Welcome on AFM TV, the true gospel. Mwiriwe neza murakomeye muraho nako aho tudahirukanye ariko nkeka ko noneho hakiri iminsi mikeya nk'ibiri cyangwa itatu ariko tubabasezeranyije ko turi gushaka ko tuzajya tuganira buri munsi nta minsi myinshi iciyemo rero iyi ni FM TV turabashimiye ko ikiganiro cyatambutse ukuntu twaganiriye namwe mwatweretse ko turi kumwe kabisa like this twarabikunze cyane hari abantu badusabye ibintu biri kutugora ariko turi gushaka kugerageza ngo tujye dukoresha like icyongereza video yose ariko turashaka kuzabikora nabyo na abasangirangendo bacu harimo abatumva ikinyarwanda harimo n'abandi badusabye bumva ikinyarwanda bantu urwo rurimi narwo rukunzwe ariko abaturanyi banza bafite umubebe uri kurira nabyo muzabyihanganira ariko ntacyo bitwaye hanyuma rero twarabikunze uburyo mwaduhaye ibitekerezo byanyu twavugaga ku gukebwa tuganira gukebwa kwa nyako ndetse no gukenewe uko ariko dusanga byose birakenewe so rero iyi ni FM TV nk'ibisanzwe turabakunda ndetse n'umunsi tuzanye none inkuru ishyushye yo kongera kuganiraho uru Rwanda rwacu isi yacu dusigaye dufite ibintu byihuta cyane dufite iterambere ryihuta cyane ku buryo buri munsi wose udusigira inkuru cyangwa ukagusigira ishapitire nshyashya mu buzima yo kwigaho cyangwa se ngite ngo iki simbizi topic nyine yo kwigaho nivuga gutya abantu benshi tumvikana ugasanga utabitizeho isuke utabitizeho nabyo bifite impamvu rero mu minsi yashize twararebye hari ikintu twigeze kuganiraho abafana bacu murabyibuka abantu babonye icyo kiganiro muzasubire mu kirere nzakibereka uko tuzagipininga hasi two twari twigeze kubivugaho cya ikintu bita cohabitation ndabivuga mu kinyarwanda twigeze kubivugaho twigeze kubiganiraho ariko dusa nk'abaciye hejuru ntitwabitindaho cyane ariko uyu munsi wa none nabonye ari inkuru yo kugarukaho noneho tukayiganiraho byimbitse tukaganira n'abantu nabo bakatubwira ko babyumva kuko abantu bafite imyumvire itandukanye kuri iki kintu abantu bari kubijyaho impaka nyinshi abandi ugasanga bitumye bava mu byizerwa kubera nyine icyo kintu iyo tuvuze cohabitation ni ukuriya kuntu urubyiruko cyangwa nyine umusore inkumi bahitamo kujya kubana mu rugo batarakora ubukwe nyuma yaho bakazabukora cyangwa bikanga baba basa nk'abari kwisuzuma ngo barebe niba bazahuza noneho nyuma bakazakora ubukwe abantu mwe rero ibintu hano birakomeye kuzakora ubwo nyuma iyo bitabayeho nyine ubwo uragenda nyine ukongera ugashakisha bundi bushyashya n'undi nawe agashakisha bundi bushyashya wenda amahirwe ubu akazabona uwo bazahuza cyangwa se akanamubura nyine bikaguma ari ibyo rero uyu munsi ngende mu ruhande rwo kuvuga ngo abantu numvise n'abantu benshi babivuga bakwiye kujya basuzuma kubera ko ingo zino minsi bakabanza bakabana ni kuvuga bakareba ibyo ari byo bakabanza bakabana ahari bakareba ibyo ari byo babona bitavamo bakanyine bakatandukana batarakora mariage bamara gutandukana bakazongera bagashaka aho bizacamo bagakora mariage nubwo bidakijijwe rwose ndakumva abantu mwe n'umugabo wanjye mana so nawe nyine aratubwira uko abyumva ariko njyewe nyine ndi kuvuga abantu benshi bari kubijyaho impaka ariko nanjye nkavuga nyamara ibintu bishobora kuba bikora ubanza bikora kujya kubana n'umuntu ukabanza ukamwiga ukareba ese azankubita urushyi cyangwa azankubita ikizingahe kugira ngo kugira ngo ntangire nzimenyere izo nki nimara kuzimenyera menye ngo ese natazavuga nabi ingana iki mbimenyere ndaza mvuge ngaha cyangwa urebe niba bimenyere cyangwa ndebe niba ari umuntu nahindura kwepe hakiri kare
ntebe niba namuhindura naba bidashoboka nk'inkabona bidahuza n'uko meze na karagiteri yanjye mubwira ati rero nshuti muvandimwe twahujwe n'urukundo none ndabona byanze nyine ngende mwebwe ariko nkibaza ibi bintu hajemo umwana ndaza kubabwira ibyo ari byo ariko urajya we ngura ku ruhande nshyigikiye mariage abantu dukurikiye ntitaye uwo uriwe umusore umukobwa mariage iciye mu mucyo officially uriya rero umugore yasuhuje yabashuje nayo mbana cyakoze kamubwiye umugabo wanjye arananiwe nyine mukoresheje ikiganiro ananiwe ariko ntabwo iki kiganiro ari kureka kukimukoresha ntacyo biba bitwaye yego nawe wabaramukije nanjye nabashuje amahoro y'Imana akomeza abane namwe nk'uko madamu ari kubivuga yo kuganira kuri cohabitation ku mbere yo kubana igikorwa umuntu ashobora gukora cyangwa abantu bakunda gukora cyane ni umuco ukunda kuba ku bantu bo hanze mu bihugu byo hanze mu bihugu bya western countries mu Rwanda naho ubona ko iyo uganiriye n'abantu benshi usanga abajene basigaye umukobwa asigaye ajyayo cyangwa se umukobwa abakobwa nibo bakunda kwishyira abasore hakiri kare bakabana n'abasore barabwatimuze bakaryamana mbere yo gutekereza ibindi bagakora ibyo byose nimwe mworoha nibo bakunda koroha cyane tugenda kuko nako umukobwa agenda kuko umusore yamubwira hatagira uza kumubita bakunda gutanga urugero ko aribo bakunda guhura n'ibibazo by'umutima woroshye cyane bagashukika byoroheje nyine ariko umusore kamwe mu baba babiganiyeho bombi umusore abwira none sheri tubwire impamvu nyine wowe udefande point zawe nk'uko wabivuze dukoresha ikinyarwanda cyuzuye igihe kindi kigera dukore na session z'izindi ndimi ariko ikinyarwanda cyubahwe ubwo rero reka tuvuge tuti ndakubaza ni wowe uzanye ibyo byose wamfatira niba ko ntacyo bitwaye wowe ni point ziye ni igiki kikurengera ni iki bivugaho ko cohabitation urayishyigikiye kugenda ukumviriza n'ibiki byose nyine uretse kubivugaho cyane cyangwa ugiye muri mariage tubwire bajya bari kuvuga ngo marriage irakenewe mariage ni ikintu gikomeye cyane nicyo cya mbere cyakwiriye kubanza rero ugiye kubitekereza ko mariage biciye mu mucyo nyine umucyo nawo turawuzi ariko muri ino minsi dukurikirana iterambere rigeze umukobwa ndi umukobwa cyangwa se umukobwa runaka n'umusore barahuye nta n'umuzi undi umwe yakuriye ahantu runaka n'undi akuriye ahandi runaka iminsi wenda irashize hano abantu barabona ntabwo bari kumenyana bihagije mugenzi we araho yaba umukobwa cyangwa umusore ese nta kuntu twaba turi kumwe mu rugo mu rwego rwo kwifasha kumenyana bihambaye donc nibaza ko ibi bintu ni experience ndi kuvuga out of experience ndi kuvuga ibintu out of no just ndi kuvuga ku bintu ntakoze ariko ntekereza ko bifasha abo bantu bakavuga ati kugira ngo umenye neza compatibility ni ukumenya umuntu ukabona niba mwahuza kugira ngo umenye neza niba njye nawe tuzahuza mu gihe kizaza cya forever abantu bajya basezerana reka tugende mu rugo tuganire tujye tubyuka mu gitondo turebe ese umuntu arakara ate ese witegurira amasaha angahe ntekereza ko nabyo baba bashaka kubimenya hanyuma ntekereza ko ibyo bizagufasha ko umenya umuntu kurushaho mbere y'uko wiyemeza forever cyangwa wiyemeza iteka ryose bya byo twiyemeza muri mariage hanyuma numara kumumenya imyaka runaka cyangwa amezi runaka mufate decision mugati nkurikije rwose uko njye nawe twamenyanye twahuye nta mpamvu yo gutuma tutakora ubwo bukwe abantu babanje kumenyana hanyuma wowe bivuga iki ikintu njye numvamo gikomeye ni uko muri cohabitation ntoyemo ko umuntu habanza ubushuti intimacy agakurikiraho commitment ubwo mu kinyarwanda babisemura neza ubwo mwebwe uranza ugashiduka n'umuntu mugakundana byimbitse noneho mukazakora commitment nyine ari ikibazo cyane gikomeye cyane icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwanjye uko ntabwo nabishyikira reka dusomere hamwe ijambo ry'Imana
riri mu baheburayo rishyigikira point zanjye ngiye kugusenya nyine mubwire ko ibyo bintu ukuntu mbyumvishe nibaza ko ari n'ikintu gikomeye cyane abantu bakwiriye kumva badukurikira impamvu ushyigikiye marriage reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mbere na mbere ni mu baheburayo ibice 13 umurongo wa 4 havuga ngo ndagerageza ko yanditse mu cyongereza kamukire mu kinyarwanda ariko abantu bafite bibiliya z'ikinyarwanda neza ndabizi turabisoma neza mariage ishyikirwe na bose ubyumva ubukwe bushyikirwe nawe bwubahwe n'umuntu wese bwubahwe na bose iri jambo ngira ngo bari gusomeye cyane kubizera Imana bari gusomeye pastor ashobora kuba yari gusomeye nawe bwubahwe na buri umwe wese kandi ubukwe cyane cyane igikorwa wa murimo ukorerwa mu ibanga ubwo ni ya mirimo hirya iyo ngiyo yahiherereye umurimo ukorwa n'abantu babana babiri nawe ugire gute ube wejejwe akantu ushaka kuvuga aho hantu kuko Imana umuntu ashatse yarekera kuri A kuko B nari ngiye gukomeza B ariko reka mvuga aho ngaho ko no hari ka point nshaka kuvuga harimo akantu ko kwera mariage ni igikorwa gikomeye cyane kiva ku Mana kirimo ubumana ni umurimo Imana yashyizeho ko biriravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine katumuremere umufasha wamukwiriye turi kubyumva nuvuga ngo ni order y'Imana ni ibintu biri mu murongo w'Imana na cya gikorwa kiberamo nyine na sex ikorerwamo nayo ubwayo Imana yivuga ko ikwiye gukorwa mu buryo bwejejwe kubera ko rero ari igikorwa cy'Imana ntabwo bakwiriye kubanza intimacy ntabwo bakwiriye kubanza ubucuti bwimbitse ahubwo bakwiriye kubanza umutima wakunze umuntu commitment njyewe ndagukurikiye ariko nanone byose biri umuntu aba yiyemeje ubyumva ngiye kubana na kanaka ngiye kugerageza n'ibyo ariko nta kugerageza wishyira umuntu byandi mukora muri cohabitation ugenda umuhe n'ibyawe byose ni byose utazi ngo ejo biragenda bite kubera ko ari igikorwa rero cyejejwe n'Uwiteka n'ibijyanye nacyo byose imirimo yacyo izakorwa nacyo icyerekeye gusezerana icyerekeye ya mihango yose bikwiriye kuba in order kubera ko ari umurimo w'Imana mariage ntabwo ari umurimo wa baso na ba nyina b'abantu cyangwa se bene wacu basetinze ni umurimo Imana yashyizeho ishyira kuri order umuntu akwiriye kubanza agakora commitment akiyemeza uri kubyumva ubwo habamo kwa kurambagizwa nyuma umuntu akavuga ati ndabyemeye mugatangira n'urwo rugendo rw'igerageza runaka fiançailles byose hanyuma sasa bigaca mu nzira mukimurikira Imana uri kubyumva so ni ikintu na Bibiliya bivuganira bisapotinga sinzi wenda muri cohabitation yo musoma ariko ni umurimo w'Imana ukwiriye guhora wejejwe n'ibintu byose bikorerwamo byejejwe ntabwo ari ikintu uzavuga ngo upfuye kwiyemeza uragiye gusa ukwiriye gushyikirwa n'umuryango ugashyirwa n'Uwiteka Imana igasinyaho igateraho sinyatire bityo n'ingaruka zose n'ibibazo byose bazahurira nabyo kuko ari umushinga w'Imana unyuze muri order Imana yavuze ko ari ibintu byejejwe wanyuze mu nzira yera Imana izagera gute izagushyigikira muri byose njye ntabwo ari kubitekereza okay none se reba umuntu agiye mu bintu by'ubukwe urabizi ukuntu bitwara amafaranga nta nubwo uzi ngo uyu muntu ngo se tuzamara iminsi ingana iki bitwara amafaranga icyo ni icya mbere bitwara amafaranga ko umuntu wese ukoze ubukwe aba agomba kwakira abantu muri sale akagira ute nyine mu buryo buri ekonomike biragoranye aho gufasha umuntu wawe mukagenda mukisuzuma mukaba munakoresha ubutunzi mufite mukabwongera nyuma muravuga ati wawu bya bintu byaciyemo none reka dukore bwa bukwe turabona twanahujije twamenyanye reka dukore bwa bukwe n'amafaranga mwarakuza depanse reka depanse inkwano harya batanga n'inkwano icyo gihe oya aho ngo nta nkwano utanga donke kugenda usanga umuntu wawe mutanabibwiye Imana mutanabibwiye rimwe na rimwe nta n'ubwo mubwira ababyeyi ubwabo ntawamenya bazabibwira Imana noneho bakaba bakusanya amafaranga harya mu muco w'u Rwanda naho biri hari nyine cohabitation irakorwa n'ibintu nyine turi kubona biri kuza bishyashya bigezweho bigezweho nyine mu muco w'Abanyarwanda ntabwo byahozeho
ntabwo byahoze ariko biri mu isi nshyashya nyine iyi si turi kwirukankana n'iterambere yabyo harimo nyine iterambere ryo kuvuga ngo ngwino tubanze tumenyane ntazatakaza amafaranga yanjye twumvane vishwe twumvane numve niba koko uri umuntu ushobora kuzakomeza ndongora nkabana nawe uko bimeze ndebe ko uri compatible urebe ko duhuza noneho nitumara guhuza tuzaba tumaze no kugira wenda ubutunzi bwisumbuyeho noneho ntanga amafaranga yanjye dukora ubukwe nzi neza ko uyu muntu namumenye bikaba murabyejeje hanyuma ariko se nibura mukajya no mu rusengero mukabwira Uwiteka ko nese mugiye mu rusengero gute kandi mutaragera cyo kujyamo mwe muzajyamo nyine nibimara gucana mwabanje gucana nako mwabanje kutestingana ndumva ari test no kutestingana wakumva umuntu ari sawa umva abantu mwe murakumva mute ibintu ndi kuvuga ntibyumvikana ureba ufasha amafaranga yawe uyashyize ku mugore wenda ngo hano ntihasibye asigaye hari n'ibyateye azanye inda ya kana kabundi ntumuzi uwo muntu azanye inda ye aramutunze n'ikibazo cyo kurambagiza kwawe oya nabyo bijya bibaho noneho ibyo bibazo kugira ngo ubyirinde rero fata uwo muntu mujye mu rugo muganire murambagizanye nyine muri kumwe umenye byimbitse noneho nyuma numara kubona ko ari umuntu wawe wo kwizerwa mukore bwa bukwe amafaranga noneho uyatanga uvuga ngo kabisa ubu bukwe ndabona uyu muntu tuzagumana nta kibazo ariko Bibiliya ibivuga neza sibyo ngo ntabwo nibaza ko Matayo ibice 6:33 Bibiliya ivuga ngo iki mubanze mushake ubwami bw'Imana ibyo bintu byo kuvuga ngo ibintu ngo ushobora kuzagira risike yo kugwa ubwo umuntu wese uzanyura muri iyo nzira kofa ari kuvuga ni inzira ntago kubera ko Western countries barayikoresha hari abantu babigize umuco babimenyereye banabikora mu buryo bwabo bikabanogera bikagenda neza n'ababyeyi bakabasapotinga nyuma mariage bakayijyamo n'amategeko bakabijyamo nyuma barabanje kumvanana it's okay ariko mu bihugu byinshi ntabwo ari umuco ntabwo ari ibihugu ku isi yose ntabwo ari ikintu ngewe naha amanota 100% kubera ko kiri mu manegeka umuntu uko habitinga umuntu uvuga ngo ngiye kugerageza mbanze ndebe ko byazacamo mukaryamana mukisiritanaho turebe wenda ni numva byo umeze gutya sava nyuma tuzabigerageza nyuma ayo ni amanegeka mabi cyane kubera ko ikindi ni ngo runavuze point waruvuze ngo ntabwo yagiye ngo depasa ngo ibintu byinshi ugasanga wenda ngo umuntu utanazi niba muzagumana birifunga ibintu byose ni ukugira ubwenge ni cya bintu birivuga hajemo ubwenge bwinshi cyane abarokore n'abene wacu isi yose bagize ubwenge bwinshi batangira kutana umurongo w'Imana mariage ni mariage nta kindi kintu kuko iva ku Uwiteka ni setup ni ikintu Imana yashyizeho igiha order cyejejwe ari ikorerwamo byose ari imirimo iberamo birejejwe none iyo utabiteguye rero iyo utagendeye muri order y'Imana ukavuga ngo reka nanjye ngerageze nk'uko abandi bose bagerageza ngo ndebe Bibiliya abantu mubanze mushaka ubwami bw'Imana ibindi uri kuvuga bya materiel ibindi uri kuvuga bya mane tuntu ngo ntahomba ni ibintu Imana yavuze by'inyongera tuvuga ngo rero wagendeye kuri order y'Imana ukunda umuntu n'umukunda ukore order y'Uwiteka umwereke imiryango mutangirane izo stages wagiye uzigisha sibyo ukurikira stage zose zibanza mu mucyo Maria ibintu bikorwa mu mucyo cohabitation nta mucyo burimo kuko ibyaha niba wisirise na kanaka bikanga ko ari gukora testing kugira ngo reko mwazahuza mukagendana mu nyuma mukazana abana iyo usanze hari ikintu hari akantu kandi nta muntu utagira akantu utari kunyurwa na kujya kukarebera ku wundi ukavuga uti reka ngerageze n'uyu nguyu uhora ushiduka abasore benshi badashatse by the way babona nacyo kibazo abantu benshi bafite abasore benshi badashaka kubera ko ahora yumviriza bata ariko wowe numvisha atari sawa tereka nongere nkwabitinge n'undi umuntu twazahuzana two numva atameze nk'aho utwo tuntu tugatuma adashaka gushaka kwiza kuboneye imbere y'Imana uko Bibiliya yabivuze ni umurimo wejejwe sibyo niko twakomeje dusubiramo ni ugukora ubukwe inshuti n'abandi bakabutaha ubyumva ukagenda ku manywa abantu bose babireba tukanakuririmbira by the way sibyo ibindi byose uzakora biri
hanze y'igikorwa Imana yakoze, y'umurimo Imana, y'ibintu byejejwe n'Uwiteka, uzaba uri mu manegeka, uzaba ufunguye imiryango ntazi iyo ariyo, Satani azabasura tu. Yego nta rugo adasura, ariko amanegeka mvuga ni uko ibintu byose burya wakoze nkawe nk'umuntu n'ubwenge bwawe biragoye. Reba shusho, reba urabona ibi bintu ni ibintu abantu turi kugerageza bigezweho nyine, ni ibintu bigezweho kandi ubona hari bishobora kuzatanga umusaruro, kuko urahura n'umuntu ukavugatisha nyine ndi kumwe n'akana kawe mu rugo, ndi kureba ko bizavamo, nibitavamo nyine nzashaka ubundi buryo, ariko urabona mu rugo iwe kandi biri sexe bigezweho inshuti zanjye, si byarata bigezweho, ariko bibusanye n'ubushake, nicyo ijambo ry'Imana rivuga, ubusanye n'ubushake bw'Imana, kandi birivuga ko hahirwa, ni nako kuri, kandi burya fofo hahirwa abantu babanza bakumva bakora iby'ubushake bw'Imana, nyuma bazahirwa, birumvikana, twabisomye sibyo. Ikibanza umuntu akwiye gukora ni ugukora ubushake bw'Imana, ibindi Imana iza providinga. Iki kintu kirimo kutizera, niba isi, yego wenda isi ku bantu batizera soke bemerewe gukora ibyo bashaka byose, ariko nabo nababwira, hagize unyumva, inzira nziza iboneye niyo Imana yashyizeho. Ibintu byose biciye mu mwijima, mu mwijima ukomeza kubikurikirana paka. So rero ikiba gishoboka ni icyo ngicyo, ni ugukora ibintu unyuzwe, uzi neza ko mu ijuru bamushyigikiye. Rero ngo ngiye kugerageza ngo mbane n'umuntu ngo numvirize ngo iki, ibyo bintu ntabwo ari byo rwose. Kandi mariage ni ikintu kitemewe n'amategeko, kiri public. Umuntu wese iyo yamenye ko kanaka yagiye yashatse, ni ibirori umuntu wese yitabira anezerewe. Ndakubwiza ukuri, ni spiritual commitment, ni ukwiyemeza kuyobowe n'umwuka uva ku Mana, ntabwo ari umwuka uva mu isi cyangwa se mu bwenge bw'abantu bisi. Sinzi rero ko habitation, niba ndi bukureke ugakomeza ukavuga ko habitation simenye, niko bimeze rwose. Question mark. Ayi uyu munsi ko mbona nsinzwe, uyu munsi ko mbona bangize gutya ngo upa. Kandi urumva mariage buriya ni ikintu gikomeye, sibyo? Ntabwo turi gusatira gusoza. Mariage ni navuga ko ifite aho ihuriye, niba birivuga ngo umugabo ukunda umugore, ako kantu niba akunda kugakora ako kantu, biriya bisobanura neza. Umugabo ukunda umugore, umugore nawe ugandukira umugabo, nk'uko Kristo, urumva akonsidera Kristo nk'umugabo. Umugabo ukunda umugore nk'uko Kristo nawe yakunze iki? Itorero, akanaryitangira. So rero mariage Imana irabigereranya byonyine kuba ari covenant Imana igirana n'abantu kugira ngo ihanyure, iharemere umuryango. Ntabwo ukwiriye kubikora nabi ngo bise nabi cyangwa se utambikire uce mu nzira zibusanye, kuko ni ikintu nyine Imana yejeje, ntabwo ari abantu rero, ntabwo ari ubwenge bw'abantu. Numva rero ngewe nta bindi byinshi navuga, ko birira bivuga neza batangiza ikiganiro kandi ni ukwiyemeza nyine kuva ku Mana kuruta cyane, birenze kuvuga ngo abantu babanye, people have lived together. Mariage ntabwo avuga ngo twabanye gusa, birenze icyo kintu cyo kuvuga ngo we live together, ahubwo ni spiritual commitment. Ni ikintu, ni umushinga w'Imana, reka tuvuge gutyo, ni umushinga w'Imana ikomeza igakurikirana. Niyo mpamvu akenshi ingo zibamo ibibazo, mariage zigira ibibazo, kubera ko iyo ufunguye akaryango gatoya cyangwa se ukagira itangira ryo mu gushaka wanyuze muri izo nzira zose twavuze za cohabitation n'ibiki byose, ukiherekeza muri gutestinga mama, nta wagutumye, ushyize Imana iruhande, inshuro nyinshi hari akaryango ufungura, urugo rukajya ruhoramo ibibazo kuzageza igihe iyo byabaye ngombwa Satani araharwanira cyane, kuko azi ko ni umuryango ukomeye cyane Imana ikoreramo imirimo, kandi kameme ni covenant y'Imana. Ni ahantu Imana nyine ikomeza kuba, ni ahantu isura, ni umuryango ubyara, ni umuryango
providinga, ni umuryango wunguka, ni umuryango ukora umurimo w'Imana. Ikintu cyitwa umuryango Imana igikomeraho cyane. Rero iyo uje ukacyubaka nabi ni nko guha urwaho Satani. Karyango gato ufunguye Satani arinjira. Niyo mpamvu wumva divorces ni nyinshi cyane. Niyo mpamvu wumva ibibazo hirya no hino biri ukitegende. Actually nari kuvuga ngo cohabitation gituma ngo nyine ngo divorce zigabanuka. Ariko nshuti zanjye reka babwiye nemeye umuti wa divorce nawe ushakira ahantu habi cyane. Nemeye gutsiyangwa ariko muri makeya si uko ni debate nye twagize cyangwa se no kuganira twagize kugira ngo tugerageze twishyire mu ruhande rw'abantu bumva ko kubanza kubana bishobora gukemura ibibazo byinshi, ndetse tunishyire mu ruhande rw'aba bantu nabo bakora commitment bakiyemeza kavuga ngo nasanga urakara gutya yiyemeje kuzakira uburakari bwawe, nasanga uryamucuramye yiyemeje kuzabyakira. Ubwo izo mbaraga ndumva ngewe mbaye konvike ko arizo dukeneye kurusha ahubwo ko ujya gusuzuma, kuko baravuga ngo ntawe umenya umuntu wese, ntabwo ushobora kumenya umuntu wese, ntibishoboka. Kandi ikindi ntabwo uba wamenya umuntu wese bikubwira ngo nujya ku wundi, nako navuze ko bitanashoboka. Guca muri iyo nzira ntabwo ariyo bivuze ngo ugiye kumumenya. Nta muntu ushobora kumenya umuntu, ntabwo wamenya umuntu wese. Izo ni inzira abantu bishakiye. N'uyu munsi tuvuga ko mariage umuntu ahora yiga, urugo abantu bubatse ari babiri uhora mwigana, ndetse nta muntu ujya ugaraduwetinga, niko numva bavuga ngo nta muntu ujya ugaraduwetinga ishuri ry'urushako, kuko uhora ubona ari bishyashya. Ejo hajemo abana, umwana umwe azakurana imico nk'iya oncle we watashye wapfuye, hanyuma umwige na papa wa mwige guhora mumufasha, ejo undi akurane imico wenda mibi runaka, ejo gutyo nyine muhore mwiga famiye, muhore mwiga buri munsi kuzageza ku ndunduro yanyu, nyine kuzageza ku iteka ryose. Abasura nyuze mu baturanyi, kanabasure rero nitujya kubana kwa kundi tutarakora ubwo bukwe ngo turi kwirinda ngo ntazakora divorce, ngo ntarabisuzumye mbere, n'ubundi ushobora kuzasuzuma umuntu wawe ntumumenye burundu, wenda ukajya gukora ubwo bukwe kandi warabanje no muri cohabitation ugakora n'ubwo bukwe, kandi mukazasanga mugeze na divorce. Rero sheri yakoze kuzana ijambo ryiza ngo dushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose tuzabyongererwa. Nshuti yanjye, uyu munsi waba wizera waba utizera, nubwo twifuza twese tubifuriza ko mwakizera Kristo, kuko niwe banze bw'ibi bintu byose, niwe watubanjije, niwe wamenya uko yabiducishamo. Nuba wizeye ibintu byose bizagenda smoothly, byoroshye cyane, byoroshye ku buryo ubona ibintu biri kwijyana, kuko Kristo iyo avuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose muzabyongererwa. Uno munsi ushobora kuba ufite ubwoba bw'ubukwe, uvuga ati reka njyane umukobwa wanjye twibanire, ntabwo icyo kintu ntabwo uragukemuye ubwoba ufite, uzahora ubufite. Nyamara iyo uza kuba warabwiye Kristo ngwino ushyigikire. Inshuti zanjye, Imana ikunda ubukwe. Niba hari ikintu nabonye, turi abagabo bo kubihamya sheri. Uno munsi turi ku ruhande rumwe, ubu namaze kumujoyininga, twagira ngo tubanze twishyire muri uwo mwanya w'abantu nyine nabo bavuga ko cohabitation ari ingenzi. Ariko niba hari ikintu nabonye, ngaruke kuri iyo puwe nari mvuze kuri ako kantu, niba hari ikintu nabonye, Imana ikunda ubukwe, Imana ishyigikira ubukwe. Abantu mwese wenda benshi mwagiye mwumva ubuhamya bw'ubukwe bw'abantu bagiye bakora ubukwe ku busa, ku biki, bamwe bakavuga ati bariya barabeshya, abandi bagira ute, oya ntabwo babeshya. Imana ikunda ubukwe, uko byaba bimeze kose, iyo wiyemeje ugahagararana nayo ntabwo igukoza isoni. Mu bushobozi bukeya bwose waba ufite, aho wowe wakumva usebye, ni igihe wagiye mu bushobozi butari ubwawe. Mu bushobozi bukeya ufite, mugende mukora ubukwe, muhamagare Imana mu rugo rwanyu. Imana izaba ishyigikira kandi izabana namwe. Kwijyana si cyo gisubizo. Tujya tuganira namwe mwese, twavuze ko n'ino sije twari twarigeze kuyivugaho, ariko tutabanje kwishyira mu mwanya w'abantu bavuga cohabitation. Nyine nanjye uno munsi numvaga rwose nakabumvise, ariko mu by'ukuri nkubise puwe ntumva ziransinda impande zose, ziransinda kubera ko iyi Mana irashyigikira ubukwe, iyi Mana ishyigikira umuryango muzubaka abana, kuko hari n'igihe ujya muri cohabitation ugahita uvana y'inda,
ugahita utwita mu by'ukuri ntabwo ari wowe ugena kubyara cyangwa kutabyara ushobora kugenda ngo ugiye gukoresha ngo inzira zose zo kwirinda bikanga ugatwita kandi uri gusuzuma ngo uwo muntu muzabana iyo umusuzumye tayari niba wamutwitiye urahita uvuga ati ayaya sinyigiye mu by'ukuri ngo wari wagiye ugiye gusuzuma ibyo uzabona bibi byose ntabwo uzagenda kandi wamutwitiye rimwe na rimwe ushobora no kugenda ariko uwo mwana uzamuteje ingaruka zikomeye icyo nawe nsoza mvuga izo nzira izo ni inzira abantu bashyizeho ibyo bya cohabitation ibyo byo gutesitinga nk'uko bivuga ni inzira abantu nyine iteka kunyurwa biratugora kugira ngo nyine tugerageze nk'uko kose ariko inzira numva nabwira abantu ntabwo turi kurwanya abantu bahisemo izo nzira cyangwa se bari kugerageza ariko ikintu twavuga par experience twebwe twakoze mu bukwe officially kandi byari binejeje cyane ikintu twavuga ni byiza kwirinda inzira z'abantu no kwirinda kunyura mu nzira ushaka na prefera ko nabwira abantu inama nabwira abantu cyangwa se nk'abarikommandinga ndi kwirinda za ndimi ariko ntacyo bitwaye muri kubyumva nabwira abantu ko bakwiriye icyaba cyiza gukurikira inzira Imana imwe yashyizeho inzira z'Imana ziraryoshye hari n'abo zibera ibihanda zikababera amahwa ariko inzira zose uzanyuramo inzira nziza n'imwe Imana yashyizeho kuko iyo nzira iyo uyinyuzemo n'ingaruka zose za bya bindi byose yavugaga ibyakubaho byose Imana igira gute abantu bampamagara ntacyo bareke ibyakubaho byose Imana igira gute ifite ukuntu mu bumana bwayo bana nawe n'ibigeragezo uzahura nabyo nibyo uzarwana nabyo byose uzarwana mu buryo butandukanye na wa muntu utaraciye ya nzira y'Imana nicyo kintu gishoboka rero munyure mu nzira imwe Imana yashyizeho inzira uzanyuramo ibusanye n'iyo Uwiteka yashyizeho niba abantu bakwiriye kwizera banyuze muri Kristo nunyura mu wundi muntu intambara uzarwana nazo ibyo ntuzanyure iwacu cyangwa se unyura ahandi hamwe uko uzataka kose inama twakubwira uzanyura ahandi ariko inzira nzima y'ukuri n'ubugingo ni uguca muri Kristo n'ubukwe rero Kristo ni aho ngaho tugerageze tugerageze tujyanisha ibintu byose n'ijambo ry'Imana hanyuma inzira zacu zora ari mbi Imana izadushyigikira kandi izabana natwe kandi urugo rwiza n'Imana irutanga umugore mwiza n'Imana imutanga umugabo mwiza n'Imana imutanga ibyishimo byuzuye mu rugo n'Imana ibitanga nta handi ho kubishakira ndizera ko abantu batwumvise neza kandi nta muntu tuciriye urubanza kuko hari abantu benshi bakora uyu muco nubwo mu Rwanda atari umuco wacu ariko naho warahageze ariko hari abantu benshi baca muri izi nzira nta muntu turi gucira urubanza ahubwo Imana iganiriza umutima wawe ikuganirize mu buryo bwayo kuko niyo yemeza imitima yacu twe nta bubasha n'ubushobozi dufite bwo kukwemeza icyo gukora Imana ikuganirize ikwereke inzira ya nyayo yo gucamo murakoze cyane n'amahoro ya Kristo yakomeze bane namwe Amen. Bye. Can you play? Oh, I think we can do. Reka dusenge Imana kandi tuyobore niko ikiganiro cyacu byashoboka ko hari umuntu dukurikiye ari ubwa mbere atubonye cyangwa twumvishe hari inzira yari arimo cyangwa ari kurwana n'umutima cyangwa se ari kurwana n'umutima kubera ko twaganiriye tuvuga ko inzira ishoboka ari imwe kandi unyuze Imana iraguherekeza indi wanyura iyo ari yo yose byashoboka ko abantu bavuze ko ari nziza nta gitwaye ari ukwiyaranja ariko ibyo uzahurira nabyo byose bizakuvuna umutima ntabwo Imana muzaba muri kumwe reka rero dusengane reka dusengane n'abo bantu bumva barushye mu mitima n'abandi twese twumva dukeneye imbaraga z'Imana mu miryango yacu kuko twese tubiganiraho muri rusange ariko buri muntu wese aba afite ibibazo ari gucamo cyangwa amashimwe afite cyangwa intambara afite byose tubiragize Uwiteka Mana nziza turagushimye turabimbaje uri Imana y'ubuntu n'imbabazi uri Imana y'urukundo uradukunda kandi uratuzi neza utuzi kurusha ababyeyi bacu utuzi kurusha inshuti zacu utuzi kurusha abafiyanse bacu utuzi kurusha abagabo bacu abagore bacu uratuzi neza papa uri umwami w'abami
aya masaha duciye bugufiya twari turi mu kiganiro n'abandi bose bazatubona bazareba iki kiganiro turabizi neza ko hari abafite intambara nk'izo tumaze kuvugaho bumva rwose nta bushobozi bafite bwo gukora ubwo bukwe bumva badafite izo mbaraga zo kugenda kubana n'umuntu atazi neza kuva agomba kubanza kumumenya kandi twabonye ko kumumenya ntabwo bishoboka kereka ari we Kristo wowe utuzi neza ntabwo wamenya umuntu ngo umumenye wese rero birasaba imbaraga zawe no kwiyemeza ukavuga ati uyu muntu niba muhisemo nk'inshuti ngomba kuzabana nawe byiteka nk'uko bidusaba kandi tukiyemeza kwikorerana imitwaro yose nk'urugo uzabushyizeho rero ibyo bisaba imbaraga nyinshi nk'abana b'abantu ntabwo twabyishoboza nsenganye n'umuntu wese uri kurwana iyo ntambara avuga ati se ngende singende ese nguma ahangaha ese mbigenze gute uwo muntu reka umuyobore inzira ikwiriye reka umwereke ko hari ibyiza byinshi byo kubaka urugo ruciye mu mucyo reka umwereke ko hari ibyiza byinshi byo guca mu nzira yagenwe nawe kugira ngo mu gihe gikwiye nagutabaza uzamwumve nagusaba uzamuhe kandi ibyo byose turabizi kubikorera ababi n'abeza ariko udusaba guca mu nzira ikwiriye murakoze rero ko wumvise gusenga kwacu reka iki kiganiro mwami uwo kizageraho wese kizamufashe kubakika uzaba afite ibibazo bizakemuke mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi turabigusabye kuko Imana yumva gusenga kwacu tubisabye twizeye izina rya Yesu urakoze amen